umwana yavutse akenyeye ishashi mu ntuza mu nda n'umushumi mu ijosi. Ubundi banga ryawe niri ukoresha kugira ngo koko abantu babashe kuba bahita babona igisubizo cy'ibyo bibazaga. Umva munyamakuru ntabwo bintunguye. Maze arahinduka agakora nge ntabwo bintunguye kurikije uko yamfashirije umudamu. Kandi nakuye ko inshuti yanjye magara. Namugize inshuti. Urabona umwana w'umukobwa baramuroza muraka kutabyara. Arazarambwa ati muganga mfite ikibazo. Namuciye amafaranga 70,000 na 4. 74 yonyine gusa. Ibyo birakemuka. Ariko ubushize wari watubwiye ko usuzumira igiceri cy'ijana. Ijana ndesuzumira ku muntu uri hanze. Okay. Uri hanze y'igihugu atanga igiceri cy'ijana. Yego. Uri mu Rwanda namucaga 51 n'ijana. Nta handi wari waragiye se? Nuba ngo akimara kurenza igihe umubyeyi abyarira nagiye ahandi mu mavuzi gakondo. Mu bintu buriya mu bantu nubaha Imana imbere. Umudamu wanjye na muganga watumye umudamu wanjye agira amahoro akabyara. Ubwo nyine icyo gihe abampaye umuti ndagenda nk'uwo mudamu. Ejo mu gitondo nkasambira umudamu yahise abyara. Nimfite umudamu yego yari yarasamye inda amara amezi umwaka n'ukwezi atarabyara. Ampa umuti ati genda umuti umudamu wunywe ati ejo umudamu azabyara. Ubwo nyine icyo gihe abampaye umuti ndagenda nk'uwo mudamu. Ejo mu gitondo nkasambira umudamu yahise abyara. Ni 51 n'ijana nzanira gusa iyo amaje kubona umugabo. Barakwibye ibintu byawe biragaruka. Reka nanone nongere mfate uyu mwanya mbashimire cyane kandi mbaha ikaze inshuti mudukunda kandi mukaduhozaho umutima wanyu umunsi ku munsi. Mukomeze mugubwe neza cyane ibyo mukora byose Imana ibihe umugisha mwinshi utagabanyije cyane kabisa. Abari mu burengerazuba amajyaruguru amajyepfo ndetse n'abari mu burasirazuba, abari mu mujyi wa Kigali kapitali y'u Rwanda ndetse namwe muri mu mahanga irwota amasimbi, mwese mumererwe neza n'abumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda. Mwese Imana ibahe umugisha utagabanyije cyane kabisa. Yes, nanone twongeye kugaruka mu ntara y'amajyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko kano karere karamenyerewe cyane cyangwa se intara iramenyerewe izwiho abaganga b'abahanga mu bijyanye n'ubuvuzi bwa kinyarwanda, by'umwihariko ku ndwara nyinshi kabisa zitandukanye zagiye zinanirana ndetse hari n'izinanira abaganga ba ruzungu tubivuge dutya. Hari umugabo musanzwe mumenyereye hano ku mbuga zacu. Ni umugabo ukiri muto ariko afite icyo twakwita inganzo cyangwa se afite ubuhanga mu bijyanye n'ubuvuzi bwe. Ni muto ariko ni umuhanga cyane kuko abikomora kuri ise wabikuye kuri sekuru. Umwana bivukira amavuka abona se akora ubwo buvuzi. Nawe rero byaje kumukukiramo mbivuge gutya. Twifuje ko twajya tubagezaho inkuru n'ibiganiro bishingiye ku muco wacu, cyane cyane ko hari na benshi bigirira umumaro, aho ushobora kugira gutyo ukavuga uti mfite ikibazo giteye gutya reka nanjye nyaruke negere abavuzi gakondo bamfashe. Uyu mugabo ubwo duherutse kuganira yatubwiye byinshi ku buhanga bwe, ariko biba byiza niyo tugiye tunamenya ibyo avuga nimba ariko kuri, cyane cyane tugize abo twibariza. Uyu munsi twamenye ko hari abantu baje kumushimira nyuma yo kubagirira neza akabavura akabafasha. Abo nibo twaje kureba mbatere amatsiko kuko byinshi muraza kubibona muri kino kiganiro cyacu. Bashimire cyane ntimutujye kure, ndabizi ko mudukunda. Nitwa Emmanuel Kanani. Ibiganiro byacu bihoraho nkuko namwe tubifuriza kuramba, ibyo mukora byose bigatezwa imbere n'Imana. Na mahoro. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwa. Yego. Ni meza. Mumeze mute Dr? Meze neza nta kibazo. Ariko ubutaha hari ikintu twavuganye. Karabaye. Nababwiye ko mugomba kuza kundeba ariko manjije kumamagara. Nkibaza ukuru muza mununguye mfite n'abarwayi hano ngomba gufasha. Muganga rero mbanze rwose ngusobanurire. Nta urabizi ndakubaha. Yewe runo rugo rwawe ndufata nko mu rugo. Sinzi nimba ari ikosa. Oya kubura ufata nko mu rugo ukagombye kumbaza ese urahari ntuhari. Nkubu urabona unguyeho ndi kumwe n'abarwayi. Ntago byemewe. Wa muhungu wawe rero duhuriye ruguririye. Ubwo hari story nari ngiye gukora. Noneho
ndamubaza nti muganga ariyo, arambwira atarahari atavuga afite n'abarwayi. Icyo rero nicyo nashakaga. Urabizi ko ubushize nari nanabigusabye ariko urambwira ngo uzampa umwanya. Nahamagaye nkwereke appel absence urebe inshuro naguhamagaye. Ntabwo byemewe. Ugomba kumanza kunteguza ukambwira uti muganga ndaje nje kukureba. Nta mpamvu kuza winjira uko yiboneye ngo je kureba muganga. Narabikubwiye turi no musoko hahandi. Niba ukeneye kujya kunganirize mpamagara ubanganirize umanjije kumpamagara. Ubabana abagwe bari kumpamagara. Uyu muntu ari muri Amerika ngiye kumufasha. Hari undi uri mu Burayi ngiye gufasha ngo bari muri Texas ariko ari muri Amerika ngo abantu muri Texas. Nubu arimo arampamagara. Umuntu mwiciye akanya ndi gufasha abantu mwe mukazana ibyanyu. Muga twihanganire nta birenze natwe ihangane gato yari abanyamakuru baje kundeba ngo hamagare tuvugane. Oya ndabyumva ariko dufashe ntabwo turi butindane nawe. Nukumenya gusa mu by'ukuri tuba dukeneye ko abanyarwanda bamenya ibyo ukorerwa nta mutima mubi. Mbahaye uyu munsi ubutani muzajye muza mwamajije kumya komeje kundeba. Tuzajya tubikora gutyo. Murakoze cyane. Murakoze rero natwe mutwemere tuganire namwe ntabwo turi bubatinze muganga. Damaze ni sawa muraho? Turaho. Murakomeye? Turakomeye. Amakuru ki? Tumeze neza. Ni Mademoiselle ni madame? Ni madame. Yego. Waje kwa muganga rero nawe ngo agufashe cyangwa uri umudamu we tubwire ntacyo bitwaye? Ntabwo ndi umudamu we, nari narabuze urubyaro nangira gushwana n'umugabo wanjye ngo ntabwo mbyara, ndangije nje mu bavuzi ba gakondo. Nageze mu bavuzi ba gakondo bageze muri 4, mbona nta kintu biri kumara, ariko aho nagereye kuri uyu muvuzi byarashobotse, ibyo nshaka narabibonye, ubu ndatwite. Nka data ubwo uratwite? Ndatwite, mfite inda y'amezi 3. none kuri hano se ni naje kumushimira kugira mubaze nimba nzabyarira hano, nanga nimba ari ikintu, nimba ari n'ubundi muti yaza kuma kugira nyine amumwanzura. ubwo wari umaze igihe kingana iki se? Umuganga tumaranye imyaka 8. Umuntu abona urakana se? Ndakuze. Yamaye nka data. Imyaka 8 yose? Imyaka 8 yose umugabo akankubita ngo nambyara ndingumba, nja mu bavuzi ba gakondo, mbona nta kintu biri kumara, ariko nagereye kuri uyu muganga. Naje nje no kumushimira. Ubu urabizi ko utwite wagiye kwa muganga? Cyane. None ubwo nukuvuga ngo wowe urarunguwe uragiye nk'umugore ariko biranze kabisa. Wabanje gutekereza ko ari iyihe mpamvu? Ntagiye nagize ntihagiye barangiriye nabi. Barandoze. Ndavanika nje mu bavuzi ba gakondo ndebe wenda ko ndi bubone umwana. Ubwo nibwo nabunze pe. Nk'abantu nabunzemo nta kintu bamariye, ko nagereye kuri uyu byarakemutse. Mfite na miliyoni nayimuha. Okay, ni byiza. None ko wirekuye ukavugana n'itangazamakuru wowe mu gihe hari abandi bajya babitinya? Oya ntabwo nabitinya kubera ibyishimo mba mfite n'ibyo yankoreye byiza. Ntazo uragenda uyirata inzira yo. Ubu nukugenda mbese uyirata urumva waraguwe neza cyane. Cyane akuze kugira ngo umugabo akubwire ngo ntago byara. Kandi wenda hari abantu bakugiriye nabi. Nese ntabwo wajya kujya mu masengesho ko naho abantu benshi bayinyarukirayo? Nyine najagayo ariko mukujayo ntabonye nta kintu biri kumara, ndavuga nikanigere mu bavuzi ba gakondo. Nibwo rero nabagiyemo bandira mana bankora ibintu bibi, ariko nageze ku muganga mana Imana izaguha umugisha. Nukuri. Okay. Yego ni byiza cyane, felicitation niko babivuga mu ndimi z'amahanga. Ibyo byishimo mfite ni byinshi. Mbese ubwo nuko waranezerewe cyane. N'umugabo ari kunyita sheri mu rugo mu gihe nshiragaho. Ngo iki? Ari kunyita sheri mu rugo mu gihe nshiragaho. Niyo mpamvu mbona uri nk'agatesi.
niyo mpamvu mbona uri nk'umutesi uba witeye igitambaro utuje umeze neza. ariko ubu ndi umugeni mu rugo. Okay, ni byiza cyane kabisa. None ko hari ababyeyi se usanga nabo barafite ibyo bibazo rimwe na rimwe bagatinya kuza muri bano bantu babafata wenda uko batari kandi nta nicyo binatwaye. Ngira ngo n'igihugu cyarabizeye kiravuga kiti abafite ubuvuzi bashoboye kandi ni umuco wacu, reka tubahe ibyangombwa. Abadamu se bakunda kwitinya bagatinya n'aba bavuzi, urababwira iki? Oya, bagomba kugenda ariko bakagenda bashishoza. Reba nk'uyu muganga namugezeho, hari abo nagezeho ariko nta kintu bamariye, ariko uyu muganga arico yamariye. Yego. Ubwo wavuze bane, uyu ni wa kane cyangwa hari bane babanza imbere? uyu nguyu ni wa gatanu. Okay. Yego, urakoze, natwe tugushimire, tukwifurize kuzabyara neza rwose. Nta kibazo. Uzi kugira ngo mare imyaka 7 ariko uri kubana n'umugabo mu nzu ngo nago byara, wagera ku muvuzi wa gakondo nk'uyu nguyu ubone ngo uratwite. Akwegere. Igira hino. Igira hino. Urabona umwana w'umukobwa baramuroza muraka kutabyara. Arazana ati muganga mfite ikibazo. Namuciye amafaranga 74 74 yonyine gusa. Ibyo birakemuka. Ariko ubushize wari watubwiye ko usuzumira igiceri cy'ijana. Ijana ndisuzumira ku muntu uri hanze. Okay. Uri hanze y'igihugu atanga igiceri cy'ijana. Yego. Uri mu Rwanda namucaga 51 n'ijana. Voilà. Byarangira bite n'imiti nkoresha bite ko imiti yahenze n'ibiza byaraje birangira nciye amafaranga 74. Ndabyibutse ko nibiza byaguseye. Urakoze cyane. Ivuriro rye ryari Rubavu. Binamuce 74 ari gushima Imana. Ibintu namufashije ku mugore utabyara. Arimo arashima. Ni kuvuga ngo rero ntandukanye n'abandi. Sinshaka kugira ngo ari abantu benshi batwitirira. Bati nge ndi muganga kandi atari muganga. Yego. Ati ninjye wabonye ku televiziyo. Sibyo? Yego. Rero nk'ubara umuntu utse gufata telefone yanjye ahamagara umuntu. Ati ndi muganga gutya na gutya muhereza amafaranga $2,000. Cyamaye. Aza kumumagara ariko naramufashije amafaranga yarongera arayasubizwa arongera aza kwivuza. Ari wa mwana w'umukobwa nakubwiraga. Wagize gute waje gushima ibyo namukoreye. Yego. Icyo nashimira aba bantu rero barakoze baje kunsura turaganiriye namwe mu basanzwe mfite n'abandi barwayi nkeneye gufasha. Yego ndabibona rwose nkeneye gufasha abari mu nzira hari n'abangaba. Yego, yegereze mikoro. Ndashaka kugira ngo rero mumfashe mu makanya gatoya kugira ngo abarwayi ngire gute nabo mbakire. Ndabyumva ariko reka tugende wenda tubisoze neza abantu batabona ko n'ubundi tubikoze nabi. Uyu mukobwa mukanya twaganiriye, umudamu twaganiriye arasa n'inkumi. Urababarira ntago ari ukugupfobya. Mukanya twaganiriye nyine ambwira uburyo yagize icyo kibazo. Reka turebe ubundi banga ryawe niri ukoresha kugira ngo koko abantu babashe kuba bahita babona igisubizo cy'ibyo bibazaga. Hano ni kutangaza amakuru isi yose bireba ibyo dukora. Ngiye nakubwiye ko ibintu birazwe na sogokuru aba Tanzania Kiyanza. Papa akaba ntwetwe Uganda. Rero nkoresha imiti ya Kinyarwanda ya gakondo. Yego. Ibindi bimenywa n'umurwayi nafashije. Ariko ngo uri n'umukristo mbaze ngo n'umukristo. Yego. Arega. Okay. Aho wihaseka. We ntabwo mbasetse. Ni kuvuga ngo iyo hari undi wanabiseka nkuko iyo tuvura. Yego. Tuvura kubw'ububasha twahawe na basogokuru ariko dufashwa n'Imana. Icyo wakora utari kumwe n'Imana nta cyakorwaho. Ibi dukora tubifashwa n'Imana. Uzakubwira ngo hari benshi bajya ngo twe ngo turabapfumu ukuntu bakitirira ayo mazina nyine. Yego. Kubona n'abantu batinyitse nge ntago ntinyitse. Waba uri umudive, wari umpantekote, wari umugaturika, waba uri umudezame. Idini ryo sengeramo uzangane nzagufasha kubera aho usengera namba kubera impamvu runaka. Yego. Mwije mu ntinya. Ntago ntinyitse. Aragushimiye rero. Ubundi iyo baje kugushimira gutyo byakira gute nkawe ibyo wakoze ukabona abantu baraza bakubwira ati warakoze wowe umutima wemeze. Aho ndishima cyane wagize mu gikari nka wazibonye. Nta muntu ujya kunshimira ngabure icyo asiga hano. Yego. Yampaye inka
tuzajya kuyicyura wabaye uyanyemerera ko azampa ihene ebyiri nawe yazizanye ziri mu gikari mushaka ndazibereka ko watanze ihene bitajya bibaho wowe niyo azazirya nzazirya nyine ibyishimo ni nabyo wari ufite ariko ngo ntawe ujya ngo ashimire ihene nabonye icyo kimukwiriye kuko yanywera ibintu byiza yazazirye n'iyo nyama uratwihanganira twabanje guhita tugira amashyushyu rero wowe kuva waduhaye karibu ubwo turagufite ahubwo reka tuganire n'uyu mubyeyi uyu musaza muze muri aho namwe ariko reka tubanza dukingure uru rugi ariko tutagira ibyo yego muze muri aho namwe turashima Gitare munyamakuru. Yego murakomeye no mumeze neza. Tumeze neza ntacyo twashinja Gitare. Makuru y'iminsi rero ntaribi akazuba karimo kuva akavura twarakabonye ubu turi kurya ibirayi ntaribi ntacyo twashinja Imana. Hako ntago wowe waje kwivuza biragaragara kuri inshuti yo mwariho musangira muze. Nuvuga ngo yego naje gusura muganga. Yego turaziranye n'inshuti yanjye magara. Ku ashize imyaka irenze 3 turi inshuti. Yego ariko mu buzima busanzwe uyu muganga ndamwemera. Ndamwemera nakuze uramukuriye imyaka 40 ubunuje imyaka 49. Urayijyanye muze. Nukuri ndakuze. Ndakuze. Nta kibazo. Ndakuze. Yego. Nuko waje kumusura nk'inshuti yawe. Ariko se muze ngendagira ngo utuganirize kuko yampaye rugari ariko ndagira ngo utuganirize rwose uduhe ikiganiro ndizera ko kiri buze kugenda neza. Imyaka ufite ni myinshi kandi uyu ntabwo ayifite haracyari mutoya. Muri iyo myaka 3 umuzi mutubwire uko umuzi. Bo muri iyo myaka 3 uko nzi muganga nkuye ko ari inshuti yanjye ariko hari ibyo yagiye akora bigaragaza ko ari muganga. Yego namumenye kugira ngo tumenyane twahuriye ahantu bita mu Gahunga Kabarashi. Aho bita mu Gahunga Kabarashi. Mu Gahunga Kabarashi njya mpumva. Mu Gahunga Kabarashi uvuye Kinigi ni umuhanda umwe ugera mu Gahunga ni isoko rizwi na bose niho twahuriye. Yego gusa kugira ngo tumenye muzira namusanze mu Gahunga ari gufasha abantu ari kuvura isoko ari kuvura. Yego yengeze mu isoko rero nanjye ndareba nti muganga nanjye mfite ikibazo nanjye. Yego nanjye mfite ikibazo nanjye mfite umudamu. Yego yarasamye inda amara amezi umwaka n'ukwezi atarabyara. Ampa umuti ati genda umuti umudamu wunywe ati ejo umudamu azabyara. Ndanashidikanya tabane wabona wenda ari ibintu byo kumbeshya kabyabinda bavuzi gakondo bamwe bajya babeshya. Ubwo nyine icyo gihe abampaye umuti ndagenda nk'uwo umudamu ejo mu gitondo nkasambira umudamu yahise abyara. Ubwo guhera umuhaye nkasangahe umuhaye nageze kuko muganga twabonanye mu nkasambiri ndi mu Gahunga za mu gitondo atugenda umuhe ni mugoroba. Ubwo ngeze mu Rwanda wumuha noneho byabindi ndimo kukubwira umwana yavutse akenyeye ishashi mu ntuza mu nda n'umushumi mu ijosi. Kuki rega hari umugabo ejo wampamagaye ambwira icyo kibazo ngo inka yavukanye ngo ikiziriko. None nawe ugarutse kuri icyo kintu bise bituma nongera gutekereza ibyo bintu. Yavukanye ishashi mu nda n'umushumi mu ijosi. Gusa ariko avuka ari muzima. Mpita mpamagara muganga ntimana ikoze ibitangaza umudamu arabyaye tariko avukanye ishashi mu nda mbese nk'uko wafata ikiziriko ariko ikiziriko cyari ishashi n'umushumi mu ijosi. Mpamagara muganga dore nguyu nahise muhamagara n'abandi muganga none ko umwana avutse ari muzima ariko ko afite ishashi mu nda n'umushumi mu ijosi. Muganga tumva ibyo byose umuti naguhaye ni wo kugira ngo umwana atagira ikibazo. Yego munyamakuru uwo mwana wavutse buyujije imyaka 2 n'amezi 2. Imyaka 2 n'amezi 2
ubu rero niyo mpamvu ndi kukubwira, ubu niyo mpamvu musangira twahise tuba n'inshuti magara. Urumva twabaye inshuti magara ndetse nibyo rwose. Uyu musaza ngiye kugira tumenyane. fatira uruvugiro muganga. Icyo nashaka kuvuga, ngiye rwose isi yose iranzi, nitwa muganga Rumanura Inkuba. Mu bushobozi bwanjye mfite, uzagira ikibazo wese karwaye ko bamuroze namba si ko batamuroze, azaze nzareba ikibazo afite ko nafashije abangaba mureba hano. Isi yose iranzi, genda wumva munyamakuru, genda umuntu ngira impuhwe, kuza ukambwira ko ufite ikibazo kugira ntagufashije, sigara mbabaye cyane. Niyo mpamvu rero muri iyi minsi abantu bitirira ngo nabavuzi gakondo kandi atari abavuzi ba gakondo, bakica amazina yacu, bagafata amanimero yacu, bamwe bakaduhakinga abandi bakagira ibihe, ariko ngenda nababwiye ngo aho uzagera bakaguca igiceri $100 $100 uri mu gihugu cyo hanze, uzamenye ko bagutuburiye. Ngiye nitwa muganga Rumanura Inkuba, nuzanyitirira uwo ari we wese, mbere yo kohereza amafaranga uzamanza ubaze nimero yanjye niyo ngiye mwabonye 078 4 2 2 1 787. Uzaguhamagaza indi nimero, uzamanza umubwire ngo uri muganga, ngiye nitwa muganga Rumanura Inkuba. Abo bose bari hano nabo nafashije. Hendera ho ndakubaza inkomereze nta kibazo rwose. Uyu musaza yego muzigumiraho ntacyo bitwaye. Nashatse kugaragara kuri kamera tuganire turi kumwe, muganga we ndaza kumubaza. Hanyuma rero reka turebe, amaze imyaka 2 uwo mwana we nta kibazo afite na bugingo. Imyaka 2 n'amezi 2. Nta kibazo afite. Ni umuhungu mwiza. Na muganga ngo uyambere umuhamya, naramuhamagaye ntingwino ndebere. Muganga arambura ati muzane na madamu, ndamuzana hano n'umwana mwiza usobanutse, nta n'uburwayi afite. Amaze imyaka 2 n'amezi 2. Nukuri. Ubu rero kavuga uti yabaye inshuti yanjye magara, ntabwo nshobora rwose kumurenza ingohe. Ahubwo reka nkubwire, nta wundi muntu mfite w'inshuti uretse Imana. Mu bantu, mu bintu buriya, mu bantu nubaha Imana imbere, umudamu wanjye na muganga watumye umudamu wanjye agira amahoro akabyara. Ese ubwo mumara imyaka ingahe muze umudamu? Njye n'umudamu tumaranye imyaka 21. Okay. Dufitanye abana 4. Uwo nguwo ni wakanga. Umwana niwe wa 4. Ni mbese niwe ni bucura. Bucura ubu kuko kubera nyine ibintu byo kubyara. Reka turebe imbaraga wari warakoresheje ugerageza gufasha umudamu nyuma y'ayo mezi 2, amezi 9, ariko nta bibazo yagiraga mbere y'ayo mezi 9. Yapimishaga inda nk'abandi bagore. Yapimishaga inda bati nta kibazo. Ubwo amezi 9 barashize yandi umubyeyi abyarira, biranga haba harenzeho amezi 3. Ndavuga nese ko bitajya bibaho. Noneho byabindi rero byo kugenda, ubwo nangiye mu isoko nibwo nahuye na muganga. Yego. Mbonye uburyo ari gufasha abantu n'ukuntu abantu bari kuza bagura imiti abafasha ibintu nk'ibyo, naye ndavuga nti muganga wazamfashije. Niyo mpamvu nakubwiye icyo gihe nahise mwaka nomero. Yego. Nomero arayimpa, ampa n'umuti. Ari bwo umudamu yabyaye. Nta handi wari waragiye se? Nuvuga ngo akimara kurenza igihe umubyeyi abyarira, nagiye ahandi mu bavuzi gakondo, bandya amafaranga. Babandi mutahise mujya kwa muganga se bisanzwe mu ruzungu? Kwa muganga mu ruzungu twagiyeyo bakavuga ko nta kibazo. Bagaragaza ko nta kibazo. Inda nta kibazo. Ariko ntibagira impungenge z'ayo mezi, iyo mezi ari kurengaho. No kuvuga ngo munyamakuru kankubwiza ukuri. Yego. Nabo bari bafite ikibazo kwa muganga, bagize ikibazo bati umubyeyi arengeje amezi 3 kwera atarabyara. Ariko ngo nabo basigaye banongorera umuntu ati nyaboneka. Nyine iyo ugeze kwa muganga bakabona igihe cyararenze, barakubwira bati genda mu bavuzi gakondo. Yego. Ariko none bakakubwira bati ujye mu bavuzi bafite ibyangombwa. Oya ni nabyo, ariko hari abadafite ibyangombwa kugeza uyu munsi, hari abadafite ibyangombwa ushobora kujyayo ugasanga n'umurwayi ujyanyeyo ahubwo apfiriye iwe, ugasanga bibaye ibibazo. Ndabizi ko n'abanyarwanda benshi bafite ubuhanga, ariko
rimwe na rimwe hari igihe babuvanga n'ubumenyi buke ugasanga bahitana abantu. Muze rero tugiye kugana ku musozo nivuganire na muganga Rumanura Inkuba mushimira ko yampaye uyu mwanya, ariko reka ubanze uhe abantu message. Ubu buvuzi ubona bufasha iki? Abantu bakwiye kugana aba bantu babashakaho ibiki mu by'ukuri? Murakoze. Aba bavuzi gakondo bafite ibyangombwa kubagana, icyo babashakaho Yego. ni ukugira ngo babafashe. Ibyananiranye nka kuriya umuntu ajya kwa muganga wenda bikananirana kuko naba ni Imana yabaduhaye. Icyo babafashe barabafasha bakabaha umuti bagakira pe, kuko nkubwira ko yafashije umudamu. Yego. Icyo nicyo cyambere nakubwira mu buzima, icyo bafasha abo barwayi. Ubumenyi rero nubwo nubwo Muze turagushimiye. Umva nanjye ndishimye cyane kandi nshimira muganga. N'ubwa mbere ariko uvugiye kuri televiziyo muze. N'ubwa mbere dore mfite imyaka 49 urabona ko ndi umusaza. Reka mani nshimire uyu muganga muri ikiganza. Reka bazaza nkurikije ibyo wankoreye. Umva nahise nkugira n'inshuti. Nongere mbisubiremo. Imana imbere, umudamu nsasira, uwa gatatu muganga gatatu kubera ko wamfashije. Nibyo. Unyamaguru reka mushimire nawe urukura nimva nisi yose ibone. Yego. Ndagushimiye. Ariko umusaza yanyemereye inka mbere yo kumufasha. Yabanyemereye iri. Munyamakuru. Nkirahari. Yanyemereye nkirahari. Ndukuyitegura rwose nkirahari. Irahari ndukubitegura. Umunsi wagiye rero gukura ubwatsi uzambwire ngo herekeze muze. Umva nza ajya uyu ni uzakura ubwatsi. Hajya bakwita Emmanuel Kanani. Nzaguhamagara. Yego. Kugira ngo iyo nka nyimuhe rwose ntacyo. Yego. Murakoze. Nari ndiho nshaka ko nkubaza n'ubwa mbere nguvugiye kuri televiziyo. N'ubwa mbere mvugiye kuri televiziyo. Ni nabo bwa. Iki kigutangaje? Kintangaje nuko uko televiziyo ibimeze. Urabona nk'ubu ndi kubona umusore hano sinzi niba ari sinzi uko babyita. Tubona hari ikintu ari kundebeshaho nawe ukantunga mikoro. Uri kwibaza ngo birahunga? Ntabwo nabimenya gusa ariko harakabaho leta y'ubumwe. Nashize haba abantu bize. Harakabaho leta y'ubumwe. Abantu bize Imana izabahafasha ibaha umugisha. Akararo kari gufata amajwi yawe. Kagafata ishusho. Ubu bari kumfata amashusho. Nta kibazo ariko uzibona rwose nta kibazo. Umva ndi gushima kandi nshimira umuvuzi gakondo. Yego. Kandi wemewe n'igihugu. Kabisa. Kandi nawe nkaba mbashimiye k'abanyamakuru nubwo muje mudutunguye naje kumusura. Yego. Ntabwo nzi ko munaraza. Turakomaza uravuga ati abantu bakoma. Ndashimye cyane. Ariko nkomanze mvuga. Umvaga ko ari cyari wonyingurira arakubwira. Ahubwo muganga arambwiye ati genda ukingurira abo bantu. Ngiye kubona mbakingurira mbona ahubwo mbona ibyuma tayari mbona. Impamvu nkubajije ngo ubwa mbere ubonye televiziyo kuko mbonye turebana ariko mbona ntushaka nyine uravuze tene. Ahubwo ngene nshatse no kugira ubwoba mbandisaba abantu bigenze bite. Ariko nyine ni ubwa mbere mvugiye kuri televiziyo, ni ubwa mbere mu ntunze n'iyi mikoro. Iyi mikoro njyamona n'abantu bari kuyitunga n'abantu kuri televiziyo. Ndishimye cyane ariko. Murakoze muze. Murakoze cyane. Dr. Rumanura Inkuba rero tugushimire kuba twakiriye. Murakoze cyane. Tugushimire kuba twakiriye kabisa. Hanyuma utubwire nyine ibikorwa byawe tugusanzemo nk'ibisanzwe kugira ngo ubu ngubu nimba ufite uwo mudamu n'aba ngaba bari ku ruhande badashatse ko bajya muri kamera zacu. Ariko tunamushimira uriya mudamu nawe nifura kuduha umwanya tukaganira nawe. Ariko noneho tubwira ibikorwa byawe bya buri munsi. Tuba twifuza ko n'abantu wenda batari hano hafi bamenye ibikorwa mukora umunsi ku munsi. Urakoze cyane. Njye nitwa Dr. Rumanura Inkuba. Isi yose iranzi. Ndi umuvuzi gakondo wuruje iki ibisabwa. Hari uburozi nakunze kuvuga bita kayaya nibwo ageze mu rugo rwawe birangira urugo rwawe rusenyutse. Bishatse kuvuga iki rero? Munyamahanga, munyarwanda, aho waba uri hose, singoma ngo ufate ticyuze kundeba. Urampamagara kuri nimero yanjye 0784221787 ukambwira ikibazo ufite nkagufasha. Singoma ngo uteguze kundeba ariko uri hafi
waza kundeba. Bihaze kuvuga iki rero? Urabona uyu mwana w'umukobwa baramuroze? Igira hino ariko, igira hino. Akwegere. Igira hino. Igira hino. Urabona umwana w'umukobwa baramuroze bamuraka kutabyara. Araza arambwira ati muganga mfite ikibazo. Namuciye amafaranga 70,000 na bine. 74 yonyine gusa. Ibyo birakemuka. Ariko ubushize wari watubwiye ko usuzumira igiceri cy'ijana. Ijana ndisuzumira ku muntu uri hanze. Okay. Uri hanze y'igihugu atanga igiceri cy'ijana. Yego. Uri mu Rwanda namucaga 51 n'ijana. Voilà. Byarangira bite n'imiti nkoresha bite imiti yahenze n'ibiza byaraje birangira nciye amafaranga 72. Ndabyibutse ko nibiza byaguseye. Urakoze cyane. Ivuriro rye ryari Rubavu. Binamuciye 74 ari gushima Imana. Ibi naramufashije ku mugore utabyara. Arimo arashima. Ni ukuvuga ngo rero ntandukanye rero n'abandi sinshaka kugira ngo ari abantu benshi batwitirira. Bati nge ndi muganga kandi atari muganga. Yego. Ati ninjye wabonye kuri televiziyo. Sibyo? Yego. Rero nk'ubara umuntu utse gufata telefone yanjye ahamagara umuntu. Ati ndi muganga gutya gutya muherereza amafaranga $2,000. Aza kumpamagara ariko naramufashije amafaranga yarongera arayasubizwa arongera aza kwivuza. Ari wa mwana w'umukobwa nakubwiraga wagize gute waje gushima ibyo namukoreye. Yego. Icyo nashimira aba bantu rero barakoze baje kunsura turaganiriye namwe mu basanzwe mfite n'abandi barwayi nkeneye gufasha. Yego ndabibona rwose nkeneye gufasha abari mu nzira hari n'abangabo. Yego yegereze mikoro. Ndashaka kugira ngo rero mumfashe mu makanya gatoya kugira ngo abarwayi ngire gute nabo mbakire. Ndabyumva ariko reka tugende wenda tubisoze neza abantu batabona ko n'ubundi tubikoze nabi. Uyu mukobwa mukanya twaganiriye umudamu twaganiriye arasa n'inkumi urababarira ntago ari uko gupfobya. Mukanya twaganiriye nyine ambwira uburyo yagize icyo kibazo. Reka turebe ubundi banga ryawe niriho ukoresha kugira ngo koko abantu babashe kuba bahita babona igisubizo cy'ibyo bibazaga. Hano ni kutangaza amakuru isi yose bireba ibyo dukora. Genda nakubwiye ko ibintu birazwe na sogokuru aba Tanzania Kiyanza. Papa akaba ntwetwe Uganda. Rero nkoresha imiti ya Kinyarwanda ya gakondo. Yego. Ibindi bimenywa n'umurwayi nafashije. Ariko ngo uri n'umukristo mbaze. Ndi n'umukristo. Yego. Arega. Okay. Aho wihaseka. We ntabwo mbasetse. Ni ukuvuga ngo iyo hari undi wandabiseka nkuko iyo tuvura. Yego. Tuvura kubw'ububasha twahawe na basogokuru ariko dufashwa n'Imana. Icyo wakora utari kumwe n'Imana nta cyakorwaho. Ibi dukora tubifashwa n'Imana. Uzakubwira ngo hari benshi bajya bavuga ngo twebwe ngo turabapfumu ukuntu bakitirira ayo mazina nyine. Yego. Kubona n'abantu batinyitse nge ntago ntinyitse. Waba uri umudive, wari umupantekote, wari umugaturika, waba uri umudezame. Idini ryo sengeramo uzangane nzagufasha kubera aho usengera namba kubera impamvu runaka. Yego mwije mu ntinya ntago ntinyitse. Aragushimiye rero ubundi iyo baje kugushimira gutyo byakira gute nkawe ibyo wakoze ukabona abantu baraza bakubwira ati warakoze wowe umutima wemeze. Aho ndishima cyane wagize mu gikari nka wazibonye nta muntu ujya kunshimira ngabure icyo asiga hano. Yego. Uyampaye inka tuzajya kuyicyura baye uyanyemerera kazame ihene ebyiri nawe yazizanye ziri mu gikari mushaka ndazibereka. Ko watanze ihene bitajya bibaho. Wowe niyo azazirya. Nzazirya nyine. Ni nabyo wari ufite. Ariko ngo ntawe ujya ngo ashimire ihene. Nabonye cyo kimukwiriye kuko yankora ibintu byiza. Yazazirye niyo nyama. Mfite umurwayi nshaka gufasha uri muri Amerika. Yego. Ariko se wadufashije ukamuvura tureba ubundi. Ndaje muvure mureba. Ndaje muzenze ni. Hari ubwo ibyawe ari ibanga. Ni basira aho ngaho. Ndaje muvure mureba. Uyu muti no wawe. Ndaje muvure mureba. ndifasha
umusaza ariko arakumenyereye mwabaye inshuti koko uziko murakoze cyane. Mfite umuntu ngiye gufasha uri muri Amerika, twahereye kare mfasha abarwayi hano. Uwo muntu ni muri Amerika. Rero icyo ngiye gukora, yampamagaye kenshi sinamwitaba, ariko ubu ngiye kumuhamagara noneho mufashe ne murangiriza ikibazo mubyibonera, sibyo? Yego. Murakoze cyane. Ariko mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Uranyumva? Ego ndakumva. Ni kenshi wampamagaye umbwira ko nagufasha, ndi mu Rwanda. Yego. Uriteguye iryo cupa rifite? Yego ndagifite. Ni ukuvuga ngo kingiye gukora, ngiye kugura muntu ukurogera, ndashaka kugira ngo mukwereke umubone. Yego nta kibazo rwose. Mpereza amazi muno muze. Reka bamere, ufite amazi aho ngaho? Suka amazi vuba vuba mpereza. Yego nanjye ndagifite. Iryo cupa riri imbere yawe? Yego rwose. Murabibona ko ngiye kumufasha? Urabona ya na amazi. Iryo cupa rifite aho ngaho? Yego ndarifite hano. Ndashaka kugira ngo ngufashe ibintu byawe bigaragara ubyibonera. Urukubona iki muri iryo cupa? Muri iri cupa ko ndimo ndabonamo ibyumweru. Urukubonamo? Mbonamo ibintu birimo by'umweru. Umugore wawe wamubonye uri kumureba nawe? Yego rwose. Urabona ahantu hari? Nshaka icyo giceri. Aha. Alo. Neti wakazanze. Zanze. Mbwira. Alo. Mbwira vuba vuba. Narimo mubwirane muri iri cupa ririmo amazi, ndabonamo ibintu by'umweru ariko ntabwo ndimo gusobanukirwa ibyari byo. Ubwo n'uburozi bagwaye ngo umugore wawe waje aje gusambana, naje gusambana utabona ahantu ari. Yego. Ngiye kumukuraho bagushize rero. Yego rwose muganga ngaho. Nkeneye ico giceri $100 nkuko nabigusabye nkurangiriza ikibazo. Ntabwo ikibazo ntabwo ari amafaranga, ikibazo no gufasha ikibazo rwose kikarangira amafaranga yonda ya. Urakoze cyane. Gira vava yohereza, wamubonye? Yego rwose ndimo ndamubona. Uramubona? Yego pe. Uramubona? Yego. Dore ngura yiteze igitambaro namubonye. Nguriya namubonye kandi numwirabura. Uvuze ngo iki? Namubonye nguriya, uri kumubona nawe? Yego nanjye ndimo ndamubona pe. Urakoze cyane, dore ngo namukweretse umugore wawe. Yoroze amafaranga vuba vuba byihuse. Sawa. Ntabwo umuntu ariho areba ariko yabisobanukirwa, gerageza udusobanurire. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo afite ikibazo, umugore we yamucaga inyuma, ari muri Amerika. Ikibazo cye nakirangije rwose. Ndatekereza mugiye kumbaza byinshi kuri uyu murwayi, mwamugiye kumenesha ibanga kandi bitari ngombwa. Buri wese amenya ibanga rye bitewe n'ikibazo afite. Ntamba mbishaka. Iyo ubonye ari gukora bino bintu iruhande rwawe ntabwo bugira wowe? Ubwoba nabugize mbere nyiza, ariko binari gukora. Gera hirya gato. Ubwoba nabugize nyiza, mbona ko hari icyo ndi bube ariko nta kintu nabaye. Mbona ariko nta n'ibintu wenda bisa n'ibiteye ubwoba gusa wenda n'ubuhanga bwabo kubona afata aya mazi akayavanga akihinduranya kuri agahindura ririya bara. Ntabwo wibaza ukuntu biba bimeze muri wowe uri kubitekereza gute? Kubera ko atari ubwa mbere abikoze ndi kureba, kuko naje kwivuza mbona hari ibyo ari gukora, ntabwo babineye. Muga none ayo mazi yavugaga ngo wamubwiraga ngo ashyire mu icupa, yarayiki mu byukuri? Ariya mazi nayiwe mu rugo kugira muri ibibazo afite mu rugo iwe. Nayiwe mu rugo akoresha kugira muri ibibazo agize gute afite mu rugo iwe. Nese ko mbona ayo amazi yawe nanjye nkoresha amazi hano. Aya mazi ni amazi adasanzwe. Aya mazi nyakura hanze mu gihugu cya Tanzania ntibutakiyanze. Utagira ngo ni amazi bapfa kuvoma ku mugezi uko biboneye. Yego. Cyamaye nka data. Muze
uyu mugabo ni umuhanga. ni umuhanga dogita, ni umuhanga, ni umuhanga, ni umuhanga. Ariko nawe biragutunguye muze, nabonaga utabyumva neza ukuntu ariyo mazi ahindutse kuriya. umva munyamakuru, ntabwo bintunguye, mazi arahinduka agakora. njye ntabwo bintunguye kurikije uko yamfashirije umudamu, kandi nakuye ko ari inshuti yanjye magara, namugize inshuti. Ibi yakoze nta bintunguye, ni umuhanga, akora n'ibitangaza, ntabwo bintunguye. Ngewe reka ngushimire murakoze kuba waduhaye umwanya, ngira ngo abantu babonye ibyo ukora ku ruhande rumwe nyine ni nk'ibitangaza nk'uko uyu musaza bivuze, ariko abanyarwanda bagira n'ubuhanga, nabo ndabazi bagira ubuhanga, ntabwo nasengura ibyabo cyane, ariko kuba ibyo ukora turiho tubyirebera ubwacu, ntekereza ko mwifitemo ubuhanga kandi twabifuriza amagara mazima, mukomeze mufasha abafite ibibazo. Hanyuma tugana ku musozo, wenda birashoboka ko haba hari icyo tutaba tuvuze kiri ku mutima wawe wumva wabwira abadukurikiye, hanyuma dusoze. icyo nabyo yaradukurikiye, ntangira niyama abantu batwitirira. Urabona uyu mudamu yajyana henshi bamurira amafaranga, yajyana abantu bamwitirira, batwitirira. Uyu mudamu urabona yagiye ahantu henshi batwitirira. Yego, uyajana akugezeho nguru wa gatanu. Yangezeho ndi wa gatanu, ntaga ngezeho, yangezeho ndi wa gatanu, ndamufasha. Uyu musangira ndamufasha. Abo bose babaririye amafaranga. Jewe rero umuntu uri hanze musuzumira igiceri cy'ijana, uri mu Rwanda ubu narurije ni 74 biteka imiti yarahenze. 74. Rero muvandimwe, cyo nabwira abanyamagwanda nambase abanyamahanga bagiye amanza bashishoze, abagiye kugira gute kwivuza. Nkorera mucanika, ngakorera hariya i Rubavu mbuga ngari, ngakorera hani Musanze mu mujyi. Gisenyi ho warahiye? Narahiye. Narahiye, ntago nahiye cyane ubwo ivuriro ryanje ryagiye kubera uramwuzure wabaye, ariko muzehe arimo arandemera ngo nongere nkore. Uyu musaza? Oya, muzehe sogokuru uri Tanzania Kiyanza. Nagize ntago yego. Yego, ndumva wari ugikomeza ijambo ntari kwambura. Bityo rero mfite abagwayi nshaka gufasha mu gikari mwamakanya, ngafasha abagwayi mfite mu gikari. Okay muze, turagushimiye muganga Dr. Rumanura Inkuba, wakoze cyane kuduha uyu mwanya. Reka nanone nutwemerera nk'ibisanzwe nkuko usanzwe utwakira. Twe twifuza ko abantu bakomeza kugira ibyo batekereza n'ibyo bakora. Okay, icyo mushaka kuvuganira cyumvise, abarwayi bari mu gikari ntago nabashira kutangaza amakuru kuko ntibanabishaka. N'abakobwa bamwe babuza abagabo, abandi bafite ibibazo n'abagabo babo, urumva singwa ko mbashira kutangaza amakuru cyetse babyifuje, ariko niyo baganirije barabyanga. Singombwa. Murakoze cyane. Murakoze muga, turagushimiye. Turagushimiye kandi ndatekereza nabifuza ko mwakomeza kuvugana. Nimero yawe tuyishyize mu rubuga nk'ibisanzwe nta kibazo. Nimero yanjye musize mu rubuga nta kibazo, ni 078442 1787. Nimero yanjye mwisho nta kibazo, ariko icyo mbasabye ni kimwe, ntimuzongere kuza mu ntungu yuko mwizi. Ntabwo tuzongera rwose, byakubabaje ntituzongera. Tubashimire cyane namwe inshuti zacu z'akadasohoka. Ibiganiro byacu murabizi ko byibanda ku bintu bitandukanye. Ibi ngibi murabyumva, abandi mwabivujeho, abandi barabarangiye ntimwagiye, abandi mwagiyeyo. Ejo hari uwo mwabanaga yari afite ibibazo runaka, byinshi mwibaza. Rumanura Inkuba wamugisha inama, yakuvura, yagufasha. Nimero ye ngiyi mu kiganiro twamaze kuyishyiramo. Tubashimire, dushimire abadukurikiraho muri hirya no hino ku isi no mu Rwanda. Dushimire uyu mudamu uduhaye ubuhamya. Ubuhamya burya ni ikintu cyiza. Dushimire uyu musaza nawe imyaka 3 amaranye na Rumanura Inkuba, ntago ari imyaka mike. Iyo umuntu yakugiriye neza igihe cyose uramurata. Tujya tubona mu misango y'ubukwe bw'abanyarwanda, umuntu ajya gushimira umuntu akavuga ati uyu mwana ndamushimira ibi, ndamushimira n'ibi. Gushimba ni umuco wacu. Kuba rero dusanze ari kumwe n'aba bemeye ko tuvugana mu gihe urugo rwe ruba rurimo abantu benshi, turabashimiye. Mwakoze mubyeyi, turagushimiye nawe wakoze. Tubashimire cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka, ibyo mukora byose Imana ijye ibishyiramo ikiganza cyayo. Ni 51 nzanira gusa iyo amaje kubona umugabo barakwibye, ibintu byawe biragaruka.